oya se navuga amagambo yabo abona ibikona ntabwo wabyemera ibikona birimo ntabwo nabyemera reka ibikona birimo nabyo n'umweru mwabibonye ntabwo nabyemera abandi bakaba ba kabiri nkawe dufashe iki mu ikipe ni ikibazo gikomeye cyane even niba bagutera baro zose ugahagarara utanerekanye wenda uyuko wanayikurikiye ubwo ni iki udufasha bakamwe iyo ugiye guhitamo ive yego n'umwana w'umunyarwanda ntabwo tumwana yego twakwishimira ko anazamuka agahamagarwa mu ikipe y'igihugu yego ariko se niba nta kintu uri gufasha ikipe nkawe ubundi ntabwo wicara wiga kuri Arahiri bagutsinze ibitego bine igitego cya mbere wagizemo uruhare icya kabiri ugiramo uruhare n'ubu ngubu uraje aha ngaha ugaragaje ritimi iri hasi wowe ubwawe iyo witekerejeho nitwite ku myaka wowe ntabwo wigaye urabona ari bandi baburaga mu kibuga by'iwe kugira ngo siporo itsinde Rayon Sport uko yakinnye uko nuko usibye umuntu umwe uri buhindukemo Rayon Sport 11 nibariye ivene jya kuga inde bagomba kujyamo hariya kuko dufite ikibazo cya Zizi Basane wavunitse akaboko nta wundi dufite wo guhengera ariko Simbi Paul yari kubanzamo kuruta uko yari kubanza mu mvini byahakina ikindi turimo turisabira rwose Bakame koresha imyitozo turabizi ni umuzamu wa mbere mu gihugu wafatiye nationale toza imyitozo abazamu babwire ko ari bo abadefanseri ba mbere afite yego kuko umudefanse bari abakina muri axe cyangwa kuri kabiri na gatatu ni abadefanseri ba kabiri uwa mbere ni umuzamu kuko niyo umupira ugiye gutangira bahera inyuma bahera ku muzamu nicyo kintu turimo turisaba turababaye ku rwego ntabwo twumva ukuntu dutsinda ibitego bibiri ikipe kabibishyuraga mwerekanaga ko umuntu ashoboye kuyirushaho ikindi koko nyine yatsaka agahinda kica umuntu ubu koko wavuga ukuntu ikipe ikwishyura ibitego bibiri wayibitsinda mu gice cya mbere mutoza ubusa mu mukino gute wowe mutoza ubusa mu mukino gute koko ni ikibazo gikomeye se urabona yari gukora iki hasi ntiwanadefana ukavuga ati reka mbiryameho ntiwanadefana ukavuga ati ibyo bitego byanjye natsinze reka mbiryameho basindiye ko match yarangira gutya bakarinda iyo bakugombora ibyo bintu ntabwo ari byo rwose uyu mutoza ntazi gusoma umukino uretse gushakira abakinnyi yazanye umwanya agafata abari base bakabirengagiza bakazamura Kitoga twari tuzi ko ari muri forume akamushyira mu bafana akazanamo Vini nta kintu yakoze match irangira nta kintu atweretse none se uko wavuga ko iyo kipe izatera imbere gute niba umutoza atazi gusoma umukino twisabiye remplacement tuvuga ngo avemo Vini tubona ko mo fare ngani urabona bindi bagomba ni abandi bagomba kujyamo Sport gakirino se ngo pange 11 nayipanga ntacyo mwizamu niyo yari kubanza muri amwana yive nta kibazo kuri kabiri kabange gatatu bene Zizida urabona ko arabyibuza arimo yashitse nta kibazo Chimanga Chirimbi akabanza nyamana n'uyu muhungu babanzanyijemo Rushema nta kibazo noneho gatandatu yari kuzana ishara dahari yari kuzanamo Kitoko Rikao yamara kumushyira gatandatu umunani ugakina Ngongo tango Gurwaye 10 rikazaho uriya muhungu karo gahungu k'agakongomani Katoni Kitoga uruhande rumwe ukarukinishaho Asumani Ndikumana nganye ku 9 urundi ukarubanzaho Sindi Afazali Sindi Paul none se mwabareye ubundi ukurikije kuntu bigenze Sport bakayishyira mu gice cya kabiri urabona umutoza ari cyakore guhinda kubyira kugira ngo muzatsire ku ikipe ya Mukura Victory aramutse n'umutoza ahagumye basi icyo yahindura yareba kuri Rayina pari nk'abakinyi bakuze baciki baruhavu ukabona ko nyine Afazali yashyiramo barabana akarobakina kuko abakinyi barakuze rwose ase tuzoye tuvuye ngo ntibaramenyerana n'igihe bamaze ni ikibazo gikomeye ukavanga ngo ntibaramenyerana bamaranye igihe imikino imaze kubitata kubitwa uramutoza arabazi neza niba rero afunze umutwe areke bajya panga 11 n'abayobozi bose bapangiye noneho ikindi mu mikino 3 yose mumaze gukina abanyezamu bose bagiye babanzamo buri umwe wese mwagejeje kumukiramo kandi buri umwe wese yinjijwe ibitego birenga 2 ese ninde munyezamu
umuzamu ubona byibura akwiye kuba ari mu izamu kamera nawe naryame ku muzamu umwe areke kujarajara niba ari kwizera namuryame mu tubimenye areke gutsinda umukino umwe ahindura umuzamu ahindura umuzamu niba ari kuyate namurambarareho tumenye ngo ni kuyate twiyakire niba ari kwizera ni kwizera ibintu byo kuvangavanga ubu izamu ryaro ryabuze umuzamu neza tuzaba duhora tujya kugura kandi mufite abanyezamu batatu bose erega afazari bagarura se uri avuye muri aperi kandi baramaze kumwirukana bazategesha ko nagaruka nabahaye nabo ntacyo babarusha rero soruti z'uno mwana arakora soruti mbi cyane mbi ibitego byose ikindi nanone mukibona gutsinda ibitego bibiri abantu bose bavuga ati ko byagenda kose ku ikipe ya Mukura Victory Sport muzagukina nayo ejo bundi muri weekend mu karere ka Muhanga ati wera icyizere kirahari ese nta kintu bibagabanyije cyangwa se icyizere gisa kibura kuri match ya Mukura icyizere ngewe twese turabona ko turagitaye byibuze dutsinda iyi match kwa dufite muri tuzajyana i Muhanga ariko so tuzajyana ihe morale ko kumbwiza ukuri nawe umbwire ati tuzajyana ihe morale ubu Mukura nayo imeze gutya kandi iri muri forume za hatari ubu rero icyizere kiratakaye ubu mwiryana ugiye kuba ubu ngubu kwishyura ibitego bibiri rwose uri umutoza ngewe rwose ntago nemeranya n'uramutoza rwose akora iki cyanya noneho cyanyuma cyanga decision dusoza ikintu yakora niba wimunaniye gusimbuza navugane basi n'umutoza wungirije bamenyereye hano mu Rwanda amubwira ati basi ndabona twabikora gutya ariko kwihagararaho my friend urihagararaho stade yose irabona ko umukinnyi runaka byamunaniye urihagararaho kubera iki nomamina mpamvu tumubwira ati fata ikipe cyane mutayifasha byihorere rwose nta kintu ntabwo wabyemera Nimukona banavuga amagambo yabo amoni bikona ntabwo wabyemera bikona birimo ntabwo nabyemera reka bikona birimo nabyo n'umweru mwabibonye ntabwo nabyemera azaza abafana b'ikipe ya Rayon Sports mu gahinda kenshi cyane nyuma yo kunganya n'ikipe ya Elmereke ibitego bibiri byose kuri bibiri ubwo rero umukino ukurikiyeho muri weekend ku munsi wa gatandatu n'umukino bazakina muri ikipe ya Mukura Victory Sport hariya kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Muhanga tuzahurire naho twese ibintu bimeze bite muri rusange yego Marayika bimeze bite cyane ni kwakunda ariko ntago ari byiza nose urabona nishimye urarakaye cyane ikipe yawe ya Rayon Sports yatsinze ibitego bibiri mu gice cya mbere ariko birangira bayishyuye niki cyabaye umutoza uramukarita uramutoza ubundi biteze nase ko mumaze igihe muvuga umutoza babaza ko abatoza bangaye mwirukanye nawe nguyu nanone mushaka kumwirukana twamaze kuko n'umukinnyi yaza yabikora nabi tukamubwira ati ugiye ku ruhande ntabwo uramutoza rwose nagashoboye uramutoza ntabwo ashoboye gusa nyine ngewe reka ngubwe wenda aracyahuzagurika kubera n'abakinnyi bashyashya muteze kuri mace ya Mukura yego ariko Mukura ikunda kubashobora sinzi ko muzayiva nyine ubwo muheruka guhura yagerageje kubahagarika none bwa none wenda icyizere abantu mushobora kugira wenda nanjye nk'umusesenguzi ushobora kuvuga ati muzamwahuriye i Muhanga nta hantu mudakunda gukinira yego tutavangiwe n'umutoza n'abakinnyi ubwabo wenda bakitoza bakiyoroganiza twebwe abariyo nibwo twazi nibwo mwazi nibwo twaza ibyo dukoze aha ngaha usibye ko n'umuzamu byanze umutoza nawe akabivuyanga ariko ngewe nizeye ko kuwa gatandatu Mukura tugomba kwikura yego ikindi nakubaza arumva mu mikino 3 mumaze gukina abanyezamu bose mwarabakoresheje bakajya binjizwa ibitego birenga bibiri ese ni wowe munyezamu byibero ubona wakwere kugikoreshwa igihe cyose Gishweka yubaye yaratsinzwe bine ibyo nta kibazo bibaho ariko Gishweka ngenda mwemera uramwemera za bari gukoresha ntabwo ari wowe wabitsinzwe hatsinzwa yoyo ikipe muri rusange yego Gishweka mwemera rwose ariko stade amahoro ngo nimuzayisubiramo bajyayo bagenda mbere bakagenda bashyiramo bya bindi kwa kundi ese burya hari ibintu bashyiramo bigatuma ikipe tuzahasengera mwana ikipe y'Imana tukipe isenga tuzahasengera ikuremo imikoshi yose bikona byashyizemo yego abonye ko byatangiye no kwanga ikipe tunganyije nayo yarabatsinze bafata umwanzuro wo kujya kwigaragambya kuri Ferwafa twebwe biriya tubikoze urabizi tubeshye ko twateye amabuye tutarayateye nawe mwateye ariko ibikona byarikoze bijya kuri Ferwafa batanakoze iyo basanga rura rugira ukingo byari kugenda gute bari kujyamo imbere yaba ari umurebe bikora
wumvaga byari kugenda wabonye umurebe basanze mu nzira wari wiyambariye jezi yambaye n'agakote bakamuhohotera wigeze ubona hari ikintu cyakurikiyeho babirekeye aho yego rero barekera ikipe y'Imana turimenya kuvuga ngo igikombe cy'intwari muragitwara hari harenga sasa na Marayika reka ngushimiye cyane ntugira ngo ndanababaye ntabwo wabaye riruta ubusa